Muri iyi video turareba impamvu umukobwa ukunda ashobora kuba ari kukwirengagiza ndetse n'icyo wakora kugira ngo arekere cyangwa umutware umutima. Hari impamvu ebyiri z'ingenzi zituma umukobwa yirengagiza umusore. Icya mbere, ashobora kuba ari kukugerageza. Icya kabiri, ashobora kuba agufata nk'umusore udafite andi mahitamo cyangwa abandi bakobwa watereta, bigatuma atumva agukeneye. Akenshi impamvu ya kabiri niyo ibitera. Ibi bikunze kubaho iyo umuha attention cyangwa umwanya mwinshi cyane, bigasa nk'aho ari we mukobwa wenyine witaho. Iyo bimeze bityo yumva ko uri kumwiruka inyuma kuko nta andi mahitamo ufite. Hari abasore bamwe bagerageza gukemura iki kibazo bitwaza ko bafite amahitamo menshi, ndetse bamwe bakabeshya bavuga ko hari abandi bakobwa bari kumwe nabo, ariko iryo ni ikosa. Abakobwa akenshi bahita babona ko uri kubeshya, kandi bituma ugaragara nk'umuntu ushaka kwemerwa gusa cyangwa ko bamwemera. Bityo ikibazo kiba iki? Ni gute watuma yumva ko ufite amahitamo menshi utabeshye? Igisubizo kiri mu buryo umuganiriza n'uko umufata. Mu by'ukuri abakobwa ntibita cyane ku mubare w'amahitamo ufite. Icy'ingenzi ni uko wifata nk'umuntu ufite amahitamo. Uburyo bumwe bukomeye bwo kubikora ni tekinike yitwa qualifying technique. Qualifying bisobanuye gusuzuma cyangwa kugenzura umuntu. Ikintu abantu bakora gusa iyo bumva bafite amahitamo menshi, aho kugira ngo umwereke ko ushaka umwemeza, tuma ari we ushaka kukwemeza. Tuma ari we wumva ko akwiriye kukwemeza ukamuhitamo. Ibi bihindura ibintu. Aho kuba wowe umwiruka inyuma, we ni we utangira kukujya yumva ko akwiriye kwemerwa nawe. Urugero, ushobora kumubaza ikibazo nk'iki: ni iki ubona, ikintu ufite ubona gihambaye cyangwa impano ufite cyangwa kirenze kuri wowe cyangwa abandi badafite? Icyo ni ikibazo wamubaza. Iyo agusubije umwereka ko ubishimye, nko kuvuga uti ibyo ni byiza cyane, nkunda icyo kintu kuri wowe. Ibi bituma yumva ko umushimira uko ari cyangwa wishimira uko ari, atari ubwiza bwe gusa, kuko abakobwa benshi beza barambirwa abasore babitaho ku isura gusa. Ubundi buryo ni ukumwereka ko wabonye ikintu cyiza kuri we. Urugero, ukavuga uti usa n'umuntu ufunguye kandi woroshye kuganiriza. Ese niko uri? Iyo abyemeye, akenshi atangira kwitwara kuko muri ubwo buryo imbere yawe buri gihe, bigafasha kubaka umubano mwiza. Nanone witonde mu gihe uri kumugerageza. Ashobora kukwereka ibimenyetso ariko ntubibone atavuze. Rimwe na rimwe cyangwa akavuga azimiza. Nk'urugero, kukubwira ibyo agezeho cyangwa achievement ziwe, ibyo amaze kugeraho, kukwereka ko akwishimiye mu buryo bw'umubiri, akoresheje umubiri we, akoresha imvugo y'umubiri, kukubaza niba ufite umukobwa, kugerageza kubona umwanya wawe cyangwa ko umuha umwanya wiwe. Iyo ubibonye, ubyemere kandi ubyishimire. Iyo ubyirengagije, ashobora kumva ko utamwishimiye. Igitekerezo cy'ingenzi ni iki: ba uwo uhitamo, ntube uwo wiruka inyuma. Iyo wifitiye icyizere kandi werekana ko ushyira imbere quality cyangwa imico y'umuntu kurusha isura, ibintu birahinduka. Aho ugira ngo umwemeze cyangwa umwiruka inyuma, we atangira kugushaka.